y'undi ukuntu azaza ameze. Niyo mpamvu rero umwana wa mbere nari mfite amatsiko gusa yo kuvuga ngo umwana kwitwa umubyeyi ufite umwana njyewe kanaka umwana wanjye azasase nande na mama we na papa we bya bindi bavuga ngo arasa na papa ngo arasa na mama we. Hari imyaka y'umwana itagoye kurera, hakaba n'imyaka umwana ageramo aba atangiye kumenya responsibility ziwe ku buryo ushobora no kumubwira ntakumve. Umwana kuva avutse kugeza mu myaka 3 cyose ukoze nta kindi kintu utegereje nibwo uba utunganya imbere y'Imana. Kandi ntacyo ushobora gukora ngo yo bikore mu marangamutima. Nta kintu ushobora gukora ngo bikore mu marangamutima keretse ikintu wakoranye gushaka icyubahiro cy'Imana ko kiganza muri wowe. Nta kintu ngo amba hafi ndetse buri munsi kandi angera umwiri. Impamvu atabiduhera rimwe nuko ashobora kubiduha bikatugwa nabi tukagira umurenge. Arategura akavuga ati ku wa mbere ngomba kumuha ibi kuko ni muhabi nabiro byo kuwa kabiri azabisesagura yibagirwe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mu mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya 7 Mountains TV. Twongeye kunezerwa uno munsi kandi twongeye gushimira Imana iduhaye amahirwe yo kugira ngo tugaruke kuri izi kamera twongere tuganire n'undi mugisha, kuko umuntu aba agiye kugira icyo yunguka gishya cyangwa se gukosora icyo yakoraga nawe kubera ko atarabizi, mu rwego rwo kugira ngo dukomeze dukwirakwize kamere y'Imana. Tugira umugisha rero nanone wo kwakira umukozi w'Imana, umukozi w'Imana munini ku izina navuga ko muri kamera nyinshi zo muri iki gihugu yanyuzemo ndetse no hanze yacu. Yes, umukozi w'Imana uraho neza? Muraho neza papa. Reka tukwakire twibwire, abantu benshi baba bakubona ariko wenda batazi n'amazina, batazi uriya ninde, bavuga ati wa mugabo uririmba. Murakoze cyane, barunsabye kwivuga, ni byiza kandi n'umuco mwiza yuko ujya kuganira abantu bakuze. Nitwa Ndayishimiye Trésor Zebedayo, ndi umupapa mfite umuryango nyine umaze kwaguka, mfite umudamu n'abana 4. Nkaba ndi umuramyi mu itsinda rya True Promises muri Zebedayo family ndetse no muri Calvary. Calvary riyobowe n'umushumba Apostle Sebagabo Christophe. Nkaba ndirimba no muri worship team y'itorero. Uyu munsi rero turaza kuganira ku cyitwa umurimo w'Imana n'ibyiza byo mu murimo w'Imana, cyangwa se ni zihe nyungu ziva mu kuba ukorera Imana. Umbwiye amagurupe arenga 4 cyangwa se 3 niba ntibeshye ukoreramo umurimo w'Imana, ariko yenda mu kanya nituza kubijyamo neza uraza kutubwira ni ibihe byiza byabyo, ni ibihe izihe nyungu umuntu akurayo. Utinde umupapa w'abana 4, ese iyo ubyaye umwana wa mbere hari amatsiko ufite kumva kana niki iyo ugejeje ku kana ka kane ayo matsiko abakiri yayandi? Ahubwo sinzi niba ntazuzuza niba rya jambo ryo muri Bibiliya ngo mwororoke. Umwana wese agira umwihariko we kandi aryoha ukwe. Ariko bikaza guhurira hamwe nyine rwa rukundo rw'abana, ukunda abana rungana, ariko ukagira usanga buri mwana afite akantu k'umwihariko kiwe. Noneho wa mwihariko w'umwana akagutera amatsiko y'undi ukuntu azaza ameze. Niyo mpamvu rero umwana wa mbere nari mfite amatsiko gusa yo kuvuga ngo umwana kwitwa umubyeyi ufite umwana. Njyewe kanaka umwana wanjye azasase nande na mama we na papa we bya bindi bavuga ngo arasa na papa ngo arasa na mama we. Nyine amatsiko yo kuvuga ngo kwitwa umubyeyi papa w'umwana runaka, akavuga turiya ni umwana wa runaka. Ayo niyo matsiko nari mfite ku mwana wa mbere.
maze kumubyara nyine urumva umwana afite ukuntu aba ameze, afite karagiteri yiwe afite ikuryohera ukumva wakomeza kubana nawe. Undi yaza akaza noneho afite utundi dukoryo twiwe cyangwa se utundi tuntu twiwe ku buryo ushobora kuvuga ati se kuko narinzi ngo bazaza bameze kimwe, ariko rero ukuntu uyu nguyu aryoshye, ukumva afite akandi kantu kakuryohera guhora ukumbuye, n'igihe wateye imbere ukumva ukumbuye gutaha kugira ngo agukorere twa tuntu ajya gukorera ukishima, noneho akagutera amatsiko yo kuvuga ngo undi araba ameze ati. Ni ukuvuga ngo warumvaje ati se umuntu arinda agera ku mwana wa kane agifite amatsiko yo kuvuga ngo yabyara undi cyangwa se yabona undi. Usibye gusa kuba wenda umuntu Imana yabihagarika, ariko kubyaraho wenda nabyo urumva tuvuga byo kubyara ushoboye kurera, mu by'ukuri n'ubuzima buragoye muri iki gihe. Ushobora kuvuga uti aho kugira ngo abana bazabeho nabi reka ndekere, ariko mu by'ukuri wabyara ukuzuza isi, kubera kuko abana umwana wese araryoha, amera neza, ashimisha ababyeyi ku rwego, haza undi ukumva abaye mwiza kurushaho, haza undi nawe akaba mwiza kurushaho, ku buryo uramutse ufite wenda nk'ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo babandi ushoboye kurera n'abana 50 ufite ubushobozi bwo kubabyara kandi ukabarera ukababyara, ariko umwana ahora ari mwiza. Urakoze cyane. Njyewe nawe ndi umubyeyi mfite 2, ariko ngiye kubaza kuri aka kantu. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana rwose, hahandi mwirira ngo kumugiye nko gusara, wavuze have sigaho, wifata wikurira, manuka caha sigaho, henda nyine ukiriza umunsi wose. None we babaye mu 3 kandi bose bari mu myaka imwe, umubyeyi abimanaginga ate noneho w'umukristo? Kuko impamvu mbaza iki kintu, hari igihe twatura ibintu ku bana, wa mwana we niwumva, ariko uyu mwana nije ameze ate, gicucu we nyine ugasanga byabaye umutwaro kandi mu by'ukuri bitari byo byari bikwiriye. Wowe hari ahantu hari imyaka y'umwana itagoye kurera, hakaba n'imyaka umwana ageramo aba atangiye kumenya responsibility ziwe ku buryo ushobora no kumubwira ntakumve. Umwana kuva avutse kugeza mu myaka 3 aba akiri wa mwana utaramenya ukuri kw'icyo yakoze 100%, gusa ashobora kukirekera gutinya, ariko atemera ko kubera imyaka akiri mutoya atamenya ko ari kibi. Tuvuga umwana yirijije cyane ukamukubita agaceceka kubera ko yatinye iki gukubitwa, ariko atazi ko ari gutuma umubyeyi atagira ibindi akora, akaba yagenda agakora hasi agatoba ibyondo akarya, kandi turabizi ko nyine ibyondo ari bibi. Uwo mwana ushobora kumubwira ati ndakubujije, akaba yabyumva cyangwa se akanabisubiramo azi ngo muri gukina. Nyine niyo myaka iracyari imyaka y'akavuyo. Guhera ku myaka 4, 3 kuzamura kugeza kuri 7 cyangwa 6 hagati aho, aba ari wa mwana utangiye kumenya ngo umubyeyi iki ntagishaka singikora. Abo bana babiri uwo myaka ukuva avutse kugeza kuri 3 no kuva kuri 4 kugeza kuri 6, abo ni ba bana baba bakimanagingwa n'uburere bwa abari ba bana nyine baba bakimanagingwa n'uburere bw'umubyeyi, icyo amubwiye akaba ari cyo akora. Ariko iyo uri umukristo ubareresha urukundo, ariko muri rwa rukundo ukatangira no kubigisha indangagaciro za gikristo. Ukamubwira ati iki ni kibi. Tuvuga ku rugero niba acanye nka televiziyo, muri kwa gucana televiziyo akajya areba, wenda urabona televiziyo ibiri yigenga yishyiraho ibyo ishatse, ariko hari ibintu wowe nk'umuntu w'umukristo uvuga uti muri iyi myaka abana banjye ntibemerewe kuba bareba bino bintu kubw'impamvu z'uko bishobora kubica mu mutwe.
ukaba wababwira ati ndababujije iki kintu, iyo myaka baba bagifite wa muco wo kumva icyo umubyeyi avuze. Kandi uko bagenda bakura niko agenda avuga ati nkiri umwana papa yambwiraga gutya cyangwa mama yambwiraga gutya, none agakura azi ko iki ari kirazira, iki ngiki atari kirazira, bigatuma umwana nyine afata wa muco. Hakaba rero iyo umwana atangiye gusohoka mu rugo ajya mu bandi, ubwo ndavuga ajya ku ishuri, niho agenda atoragura imico igiye itandukanye, azi ukuntu umwana ashobora gukora utuntu tw'utunyanga, kubeshya iki yumvishe mugenzi we abeshya ntibigire icyo bitwara, yumvishe avuga amaterime yo hanze yakuyeho, nawe yaza mu rugo ukumva arayivuze. Ariko kubera ko akantu k'indangagaciro baba batoje bagifite ya myumvire yo kumva ibyo umubyeyi yavuze, akavuga ati aya magambo sinyemera. Ni ukuvuga ngo kwa gukubagana rero umwana akubagana mu byo wambajije, uriya mwana ukubagana wo mu myaka 2 guhera ku mwaka nyina akivuka kugeza kuri 3, uwo mwana kumukubita uri kumuhemukira, kuko ntago baramenya ngo akubita ibiki. Ariko umwana w'imyaka uzareba imyaka 3 kuzamuraho kugeza nko kuri 6, iyo umukubise ni ukuvuga ngo cya kintu akibagirwa nk'uko yibagirwa ikintu kitari mu mutwe, ahita avuga ati ubushize barakinkubitereka ndeke, niba wenda yariye nk'isukari, urabizi ko abana twese iki kintu twagikoranye ukagenda ukiba nk'isukari cyangwa ukayiragata, ahita avuga ati nayikoraho papa yankubita, nayikoraho mama yankubita, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero hari indangagaciro umukristo aba agomba guhereza abana biwe zigatuma umwana agira imikurire myiza. Ariko bitavuze ngo umwana ashobora kugera hariya kubera imico agenda ararura ahantu yagiye abana n'abandi mu mashuri, mu ma interna, akaba yata umurongo bamuhaye ababyeyi. Ibyo birashoboka kuko dufite urugero rwiza rwo muri Bibiliya rw'uriya mwana wari ufite iwabo bari batunze ntacyo babuze, arangije asaba se umugabane ati ndashaka kwikurikira ngende. Ariko amaze kugera iriya yibuka ko kwa se barya bagasigaza, reka ngende nashaka ampake. Rero iyo wareze umwana neza, nubwo yacikwa agafata ya mico yo hanze itarimo Kristo, aragenda yamara kugera iriya akazirikana ko hari icyo ababyeyi bigeze kumubwira gishobora kuzamugirira akamaro, akikubita hasi agaca bugufi. So nicyo rero turusha abandi batazi kurerera abantu mu mana. Ego tukiri kuri icyo yenda ari nacyo dusorezaho kugira twinjire mu kiganiro cyacu, ariya magambo koko tuba turaho arabakurikira, wagicucu ashobora kuba igicucu, ntiwumva, ashobora gukurizamo kutumva. Ntabwo nabihakana, uyu mwana nta bwenge agira. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'umubyeyi ni ubuhanuzi ku mwana, uba uri kumuhanuriraho. Iyo uvuga ngo uyu mwana wanjye mwaturiye kuzaba umukire, njye se ndaba umukire w'ikirenga ariko uko ndanyuzwe kandi ubukire bwanjye burampagije. Papa yanyise izina Trésor. Trésor risobanura ubukungu cyangwa se nyine ubukire, ikintu cy'agaciro. Iryo zina yarinyise ntaravuka bantwite, yari ku ishuri Kinshasa, noneho asigama amatwite, arababwira ngo abatumaho umwana wanjye navuka muzamwite Trésor kuko agomba kuzaba umutunzi. Byarankurikiranye rero, sindi umutunzi wo kuvuga ngo ndakurusha wowe turi kuganira cyangwa se ndusha abandi, ariko ukundi ndanyuzwe kandi mpamya ko ari ijambo data yanyatuyeho ko ngomba kuzatunga. Ikindi cyongeyeho, data yatwigishije kuramya no guhimbaza Imana amaze gupfa, kubera ko yatwaturiraga kuzaba abaririmbyi bakomeye. Uyu munsi wa none guhera kuri njyewe w'imfura ndi umuririmbyi kugeza kuri Bucura Richard, turabaririmbyi hafi ya twese mu rugo. Izina Zebedayo ntabwo navuga ngo abantu bose bararize, ariko abenshi bumva runo rurimi baratuzi, kwirarira, ariko ni ukwatura kw'ababyeyi. Ubwo natanze urugero ndwitanzeho, uvuga ngo ari amagambo watura ku bana. Umwana ushobora kumwabona igicucu, akazavuga ati n'ubundi mama cyangwa se papa ntanyizera ndi igicucu, ubwo ibyo nkoze byose numva ko nimpfabusa. Rero tujye twirinda kwatura ku bana kuko bishobora kuzabagiraho ingaruka. Ego Trésor rero urakoze cyane, ngira ngo tuduhaye impanuro nk'ababyeyi ndetse n'abandi bitegura kuzaba ababyeyi ko tuba dukwiriye kubyitwaramo gikristo.
hano rero kuri Seven Mountains TV tugira imisozi myinshi tuganiriraho nkuko izina ryacu riri, ariko uyu munsi reka tujye muri iri juru niho turi gukorera cyane muri iyi minsi. Wegize kubikomozaho uravuga ndi umuririmbyi muri Alarm Ministry, ndi muri True Promises, ndi umuririmbyi muri Zebediah Family, ndi umuririmbyi muri Worship Team muri Calvary. Ego ni amagurupe arenze 3 cyangwa 4, kandi nkubona no mu biganiro kuri Zebediah Family, nkubona na nyine, ariko byose biri mu murongo w'iyobokamana. Uyu munsi twabyita kuri umukozi w'Imana cyangwa se ukorera Imana bitewe n'uko umuntu abyumva cyangwa se uko abifata. Trezor, gukorera Imana cyangwa se umurimo w'Imana ubundi twabyitiye? Ntabwo dukorera Imana kubera ko kubinaniwe. Imana irashoboye. Yego. Ahubwo yaturemeye kuyikorera, kuyihimbaza. Ko ntabwo ubwayo yakwihimbaza. Niyo mpamvu yadushyizeho kugira ngo tuyihimbaze. So njyewe ntekereza ko gukorera Imana ni umurimo, nicyo gikorwa cyonyine twaremewe. Ibindi ni ibyo mu isi nyine kugira ngo tubashe kubaho, ariko umurimo nyamukuru utubesheje ku isi ni ukuramya Imana, ni ukuyikorera. So rero sinzi niba nubisha ikibazo neza ushobora kukinsubira. Gukorera Imana ni gute? Niki twakwita umurimo w'Imana nyine? Umurimo w'Imana ni ugukora ibyo gukiranuka, nta kindi. Kuko ukoze ikintu cyose cyo gukiranuka uba ukoreye Imana. Ufashije imfubyi uba ukoreye Imana, uririmbye uba ukoreye Imana, ariko by'ukuri, nongereho by'ukuri. Kuko hari ababikora kuza, ni kwa kundi Bibiliya ivuga ngo abantu nibasenga ngo ntibakamere nk'indyarya ngo zihagarara mu masinagogi kugira ngo bazirebe. Rero ntabwo igikorwa cyose ukoze uba uri gukorera Imana. Icya mbere ni ukuba wemerezanya n'umutima wawe ko utunganye. Icya kabiri ni uko ugikora nta yindi ntego ufite muri wowe yo kwihimbaza, ahubwo ubikora kubwo guhimbaza Imana. Niko gukorera Imana. Arantu uvuze ngo gukorera Imana nyine by'ukuri, cyangwa se tubwende ufashije nk'umuntu ari ukabikora by'ukuri, sinzi. Gukorera Imana by'ukuri ni ugukorera Imana ukiranutse. Niba usenze, senga nta kindi kintu kiri ku mutima kikurega. Niba uririmbye, ririmba nta kindi kintu kiri mu mutima wawe kikurega. Niba ubwirije, bwiriza nta macakubiri, nta shyari, nta rugomo, nta rwangano, uhamya neza yuko umutima wawe ibyo uri kuvuga uri urugero kuri byo. Niko gukorera Imana. Niko gukorera Imana by'ukuri. Okay, urakoze cyane. Ese wewe watubwiye ko urumva aho ukorera henshi ni mu bice byo mu rusengero, ni mu bice byo mu worship team cyangwa se mu groups, ariko ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gukorera Imana noneho bya bindi by'ukuri se bikorerwa hehe kandi ryari? Gukorera Imana by'ukuri bikorerwa hehe cyangwa se ryari? Nta gihe gukorera Imana wavuga ngo si igihe kitari cyo gukorera Imana. N'ubu ngubu ndi hano ndiho ndakorera Imana. Kuba gusa nahaye agaciro impamagazi yawe, nkaba nabikoze nta yindi nyungu ngamije ngo ndakura kwa Emmanuel amafaranga runaka, cyangwa mbanze mugore munanize nishyireho icyubahiro, abanze nyandikire message nk'icumi murya sinde reka nkoresha terime. Ngiye kubera ko naje umutima wanjye winyemeza ko ngomba kuza kubushyigikira kugira ngo tuvuge ubutumwa, ndahamya neza ko ndi gukorera Imana. Kandi urabona hano ntabwo turi ku rusengero, hano turi kuri kamera, kubera ko iki kiganiro kizagenda kizenguruka isi. Rero ndiho ndakorera Imana kuko umutima wanjye ntabwo rwose uncira urubanza, kuko naje mbishaka kandi naje nzi ko ngiye kuvuga iby'ijambo ry'Imana. So nta hantu udakorera Imana. Nuvuga ngo press yose ugezemo, nuvuga ngo iyo ugenda kuri moto, uko ugenda uvugana n'umumotari cyangwa se ibyo ugenda ukorera kuri moto, uriho uraganira n'abantu, biba biri kuguhesha agaciro. Ahantu hose uri mu muhanda ugenda, urimo urarya muri resitora, ikintu cyose ukoranye isuku irimo kutiyemera, kudashaka kwerekana ko
niba uri muri resitora ukomandinga inkoko bagara babone ko ariwe mukire, ikintu cyose ukoze wumva uciye bugufi muri wowe uba uri gukorera Imana kandi nta zindi nyungu utegerejemo, nubwo zaza ariko ntiziza ariyo target. Bikore, jya kubwiriza niba guhamagara, nta discussion nta negociation, emera mu gihe ufite umwanya, kuko birashoboka ko urabizi ko twagiye dupanga kino kiganiro sinzi, ariko ni umwanya wari ububuze, ariko uyu munsi wabonetse naje kandi rwose ndahari ngo tuganire. Nta hantu hatari aho gukorera Imana hari. Ntabwo gukorera Imana ari mu rusengero, ari muri kiliziya cyangwa se ari muri mosque. No mu muhanda, iyo usangira n'abatishoboye, iyo ujye mu magereza gusura imfungwa, iyo ujye mu bitaro, ahantu hose umuntu ari gukorera Imana. No mu rugo iwawe burya iyo wicaye uri kuganira byonyine gusa, niyo muri mood nziza murimo muraganira n'abana n'umudamu wawe, muba muri kuramya Imana. Ni ukuvuga ngo ahantu hose rwose igikorwa cyose ukoranye umutima uciye bugufi kandi urimo ubugwaneza, uba uri gukorera Imana. Bakoze cyane. Hari igihe cyane cyane twe nyine dukora mwene ibi cyangwa se gukorera Imana nyine muri ubwo buryo, ariko yenda nko kuririmba cyangwa kubwiriza cyangwa se n'iki, cyangwa se nyine kuba waba uri umurokore cyangwa se umuntu wese ariko uvuga ko ari gukorera Imana, ariko ugasanga ndakorera Imana ameze nk'ushaka kuyikonvenka kugira ngo izanyishyure iki gihe n'icyo. Urugero, reka mfate aya mafaranga nyature Imana, bigukore ku mutima bitume nanjye nkorera kiriya kintu. Muri gukorera Imana hari umurimo dushobora gukora bigatuma Imana inyeganyega, niko navuga, cyangwa se bikahishitura. Ntibikunda. Imana si uko iteye. Ubyibuke neza, hari igihe Yesu yari ari kubwiriza abantu batanga ituro, hazaho umugore atanga amafaranga n'amadanari 5 harya. Yesu aravuga ati dore utanze ibihwanye n'ibyo umutima wanjye wifuza. Kandi bari batanze ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ukoze nta kindi kintu utegereje, nibwo uba utunganye imbere y'Imana. Kandi ntacyo ushobora gukora ngo yo bikore mu marangamutima. Nta kintu ushobora gukora ngo bikore mu marangamutima, keretse ikintu wakoranye gushaka icyubahiro cy'Imana ko kiganza muri wowe. Nta kindi, kuko ikintu cyose ukoze ugishakishamo ko ukonvenka Imana, ngo urumva Mana ngo naguhaye ngo inzu, ngo isambu, ngo bayubakamo urusengero, ngo none ngo ugomba kunkorera gutya. Imana ntinegurizwa izuru, ntibibaho. Ibyo nta ushobora no kubikora rwose ikakwihorera kandi warabikoze, waranahombye. Aho rero mureke kwishyira mu bihombo, mureke dukorera Imana ikivuye ku mutima ntayo gusa. Imana ntishobora kureberera umuntu wakoze igikorwa kikayikora ku mutima. Ikintu cyose wakoze mu rukundo no mu gushaka Imana, Imana ibikubitsa ahantu ahandi izaguterura umunsi umwe ikakubahisha. Bivuge ngo ubwo birashoboka. Ushobora kugikora nyine nawe ushobora kugikora udafite target yo kuvuga ngo Imana ngo nzayikonveka ngo ndi kwitega umutego. Oya, bikore kuko ari ariko bikwiriye umukristo. Ariko yo irabizirikana. Ese muri ibi bintu dukorera Imana, akenshi kuri iki gihe usanga tuba dushaka fame, tugaragare, tumenyekane, tugire dute. Kuba naba nkorera Imana bikishimirwa n'abantu, cyangwa se nitwa ko ndi gukorera Imana nyine bikishimirwa n'abantu, bakaappreciatinga, bagakoma amashi, bakanyemera, bakamenya nka umustar, hari aho bihurira no kuba wabushimwa n'Imana? Ntabwo bivuze ko kumenyekana waba udashimwa n'Imana, kuko n'ubundi niba yaraguhaye bari abantu kugira ngo bashime ibikorwa byawe, bashime yuko uri umuririmbyi mwiza, uri umuvugabutumwa mwiza. Turabizi abantu turabajaji. Abantu uriya muntu abwiriza neza ariko ateye gutya, uriya muntu aririmba neza ariko agira gutya, uriya muntu asenga neza ariko bigenda gutya. Ahubwo avuga ngo ese iyo umuntu amaze kugera kuri iyo standard y'aho abantu bose bamwemera, azirikana ko ari Imana imugeze yamuhaye abo bantu kugira ngo bamuhereze ako gaciro. Aho rero niho abantu bagera bagatsindwa, bagatangira kwiyumva ntabagifata wa mwanya yakoreshaga wo gusenga Imana, yegerana n'Imana, ntabakicyubaha abantu. Kandi niba utubashye abantu
n'Imana ntabwo uzaba uyubashye. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo niba utubashye njyewe ndinde, abantu nibo Mana ikoreramo. uvuga ngo gushimwa n'abantu ni kimwe mu byiza cyangwa mu byiza Imana ishaka. Okay. Ko buriya abantu ni nk'abo batanga ripoti y'umuntu. Niwumva abantu batangiye kukujaginga uzamenye ko bari kukutangira ripoti ku Mana. Iyo ibibizi. Ariko buriya ni nka kwa kundi umubyeyi abona ikosa ry'umwana undi nawe akaza akamurega ati wamubonye kandi ati Imana umubyeyi akamubwira ati mwihorere ndaje nkwereke. Ikamureka Imana nayo iba yakuretse kubera ko Imana ntihutiraho kubera ko abantu bayishyizeho pressure ngo nimuhane. Oya, ahubwo gusa iragoragoza kuko iradukunda, ariko rwose bibibone igihe cyayo iyo kigeze iraguhana. Ntabwo byoroshye, biba bikomeye cyane. Ese umurimo w'uburirimbyi nkawe ko ari wo wibanzemo cyane cyangwa se ko ari wo ukora cyane, hari aho utandukanye n'indi mirimo yose yindi twahoze tuvuga, gufasha, guprotokora, kubwiriza, kugira ute? Kuki wowe wahisemo kuririmba? Hari icyo kuririmba birusha indi mirimo yose umuntu akorera Imana? Nta murimo wo gukorera Imana uruta uwundi. Haba protokora, haba kuririmba, yaba kubwiriza, yaba kuko gusenga ni ibya twese. Nta murimo uruta uwundi. Ni mu magambo make nta murimo uruta uwundi kubera ko twese ntabwo tunganya, ntabwo tugira imihemagaro imwe, nta nubwo tugira impano zimwe. Ubu ngiye nshobora kuba ndi umuririmbyi ariko wowe uri umuvugabutumwa, kandi Imana ikidusaba gusa ni ukunoza umuryango wacu tukawunyuramo neza kugira ngo tuzabashe gusohora ku mwami amahoro. N'icyo noneho reka tujye ku nyungu, ko numva imvura yameze nabi hanze n'ibitari butuberande simbizi. Ngewe ntacyo bitwaye. Ku nyungu ziri mu gukorera Imana, ariko ndabanza ndebe ku nyungu z'ibifatika. Uku gukorera Imana urumva umwanya wawe munini mu cyumweru uwukoreramo Imana, ni izihe nyungu z'ibifatika? Umva Trezor, ufite urugo, ufite abana bagomba kwiga, ufite umudamu, ufite niba aho bari iwawe ni amen, ariko iyo nzu warayubatse cyangwa warayiguze. Ni izihe nyungu z'ibifatika zo kuba wakwirirwa ukorera Imana mu minsi yose mu cyumweru? Urakoze cyane. Uragerageza wongera ijwi ndumva. Urakoze cyane. Naribuze nti buriya ijambo ry'Imana ni ukuri, kubera ko hari aho Petero yabajije Yesu aramubwira ngo mwigisha, ko twasize ibyacu tukagukurikira tuzahabwa iki? Yesu aramusubiza ngo tukiri mu isi, mukiri mu isi muzahabwa inshuro 100%, ariko mu ijuru muzahabwa ubugingo buhoraho. Impamvu naribuze ngo ijambo ry'Imana ni ukuri nuko Imana ntishobora kukureka. Hari umuririmbyi wa Gisubizo waririmbye ngo ntabwo azakureka ngo wandagare. Iyo ukorera Imana irakugoboka. Iyo ukorera Imana ikora mu kigega cy'ubutunzi bwayo ikaguha. Iyo ukorera Imana urarya, iyo ukorera Imana urambara, iyo ukorera Imana usa neza. Nta kintu na kimwe, ntabwo Imana ireka kuguhemba. Abantu bavuga ngo muri gospel ngo nta buzima, ngo nta mafaranga, ariyo. Ahubwo se aboneka ati. Hari abashaka rero kuyashaka mu buryo nyine bayahirimbanira ngo nzaririmba gutya ariko bamembye, nzabwiriza, nzajya kubwiriza hari ariko banyishyuye. Yes, si bibi. Bari abantu bagutumiye cyangwa se uririmbira, bo baba bagomba kwibwiriza pe, ariko Imana yabakoreyemo. Ariko wowe genda utanga ubutumwa, hasigaye ureka Imana yironye. Niho handi Imana icizira ugasanga ikuzaniye umuntu, uwo muntu akugiriye neza mu buryo utatekereza kandi umutanaziranye. Ego, none se ni nk'iyihe nama nk'umuntu wese wicariye hariya uvuga uti reka mpfe kubikora n'ubundi ndabizi ko ntaki, nyine akabikora yiganyira, niba ari ugufasha nyine akabanza gushiramo imibare myinshi, niba ari nyine cya kintu ukoze ariko ukabanza guhatana n'umutima. Umutima urakubwira fasha uriya muntu, ariko we kugira ngo ubikore ukabanza kwiburanya mu mutima cyane. Kandi tubonye ko umurimo wose umuntu akoranye guca bugufi ari wo gukorera Imana, kandi nyuma wamara kubikora
wowe ukanarona ugasubira inyuma ukishuka ko wakoreye Imana. biba bibaye zero. Deja iyo wabikoze wenda wumva ko wakoreye Imana, wagera imbere ugatanga ngo ubuse ugatangira kwibaza kuri byo, aba ari empty, aba ari ubusa, ni muri vide. Okay, urakoze cyane. Reka twinjire mu kandi gace k'ikiganiro. Tugira agace ka verse of the day cyangwa se umurongo w'umunsi, aho soma umurongo umwe wo muri Bibiliya hanyuma umukozi w'Imana akawutubwiraho muri maceya cyane. Ego, uyu munsi turasoma muri Zaburi ibice 2 umurongo wa 11. Haravuga ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinda umushyitsi. Subiramo, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinda umushyitsi. Kubera iki Imana ivuga ko tugomba kwikora dutinya? Cyangwa uyu murongo ushaka kubwira icyo abantu bose? Uyu murongo n'ubundi biri mu byo nagiye ngarukaho, ariko reka nkuvuge. Mukorere Imana mutinya. Yego. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo dukorere Imana dutekereza ko nubwo turiho turakorera Imana, Satani aradushaka. Mu gutinya rero nuko igihe ugizweho n'intambara ubona zishaka guhungabanya kwa gukorera Imana kwawe, ugomba gutinya igisebo gishobora kuzakuzaho mu gihe kwa gukorera Imana kwawe kwahunyujwe n'icyo Satani yagukoresheje. Icyo washatse gukora kibi ukagitinya, utekereza ko ibyo wakoze byose byabaye imfabusa kubwo kumvira Satani. Ndibuka umugore wa Yobu yaramubwiye ngo se watutse iyo Mana ukipfira. Yobu kubera ko yabikoraga atinya, ahinda n'umushitsi ko yari yarasobanukiwe Imana, aramubwira ngo navuye mu nda ya mama, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, nubwo yanyiyicira nzapfa nkiyiringiye. Bivuze iki? Kwa gutinya kukubuza gukora amakosa. Kwa guhinda umushitsi ni uguhindishwa no kubona ibije, ukagira ubwoba ukavuga ati ibi bintu reka mbyime amaso ndebe hirya, nkomeze ntumbire umusaraba. Kandi ikindi, nubwo wamara gukora cya kibi, uhinda umushitsi wikubita hasi uce bugufi usaba imbabazi. Abantu basigaye binangira, ntabwo bakigira umushyitsi, ntabwo bwarashize. Ariko bivuze ngo guhinda umushyitsi ni igihe wabonye watsinzwe ukemera guca bugufi ugasaba Imana imbabazi. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nibyo koko umuntu abakwiriye gutinya, dukwiye gukora Imana dutinya, kandi tukamenya ko rega ni nyacyubahiro ikwiye kubahwa. Nyine hari abantu tuyimenyera tukabifata uko tubyumva, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye. Urakoze cyane. Agace rero gasoza ikiganiro ni agace k'utuntu n'utundi. Hano hantu mba ndi bukwibariza utubazo kamwe, tubiri, dutatu, nsubiza yego cyangwa oya, cyangwa ugasobanuraho gatoya. Ego, ujya urota kuba pasiteri cyangwa bishop cyangwa? Ntabwo mbishaka. Reka mpite nsubiza rwose direct, ntabwo mbishaka. Kubera iki Tereza, kubera iki udashaka kuba umupasiteri? Abapasiteri bagira umuhamagaro ugoye. Reka nkomeze n'uwo kuririmba naho ntibyoroshye, ariko sinzaba pasiteri. Kandi nibiza ni mu bushake bw'Imana, ariko ngiye simbishaka. Kandi ubwo urumva ubushake bw'Imana ngomba kubwemera, ariko simbishaka pe. Nabayeho pasiteri ku ishuri muri interna, ngiye narareye abana b'urungano tungana cyangwa se banduseho gatoya, ariko twese tuba mu kigo kimwe, bangora bingana kuriya kandi bafite imyumvire itandukanye. Ubwo noneho abakristo bafite ubwenge bwinshi, bafite amashuri menshi, bafite amafaranga menshi, none njye mubwira anyereke ko nsuzuguye kubera ko reka abapasiteri Imana yigiyeho umugisha. Mbaye n'imbaraga rwose, uko umurimo bakora urakomeye cyane. Ego,
ujya urota gukora kariyeri solo kuririmba ku giti cyawe ndabizi se buriya kariyeri solo uririmbanye n'umudamu wawe cyangwa na famiye yawe bari solo cyangwa ni njyewe njyenyine ushobora kuba wowe wenyine cyangwa ugakora gurupe wenda n'umudamu wawe se ibyo ngibyo ndabitekereza ujya urota kuva mu Rwanda ukajya gutura hanze yarwo Amerika Canada Australia cyangwa hehe sindota guturayo ariko ndota kuzajya ngenda ngaruka sharinga ubutumwa bw'Imana n'abantu bari mu bihugu bitandukanye urakoze cyane kuri wowe n'iki wita inshuti nyanshuti ninde wita ntabwo mvuga ngo tumwite ikintu inshuti nyanshuti ni inshuti ifite Kristo kuko umuntu ufite Kristo niyo ambeshye kubera ko ari inshuti kandi akaba mu Kristo afite Kristo aragaruka wenyine akavuga ati mbabarire nacumuye nakubeshye iyo ni inshuti nkeneye inshuti rwose zifite Kristo kuko izindi nta bwoba bwo mu isi bafite ntibatinya Imana so utinya Imana niwe nkeneye kuko natinya Imana nanjye azantinya nanjye nzamutinya akanyuma Trésor ubu umukozi w'Imana ukijijwe wakiriye Yesu uza agaciro Imana imaze mu buzima bwe niki cyangwa ni mafaranga ki cyangwa ni ikintu cy'agaciro kibashobora kuguha bakakubwira ngo wihakane Imana kandi ukayihakana ko ikintu wampa kugira ngo nihakane Imana kamitekereza kuko hari ibintu byinshi biryohera umuntu atunga karyohera kandi wenda wasanga gihari kubera ko ntarabitekerezaho ntacyo ndatekerezaho ariko reka ntekereza noneho muri mwanya mpaye ndebe niba hari igihari ntacyo Yesu araryoshye amen Yesu araryoshye nari mfite amatsiko y'ikintu ugiye gutura hasi wumvaga ndi buvuge se nk'indege ndege mfite amafaranga nayigura numvaga ufite ikintu nyine ubwo yenda uri butekereze ukabitekereza bikaguhereza kuko Yesu ni byose kandi niba mufite na byose ndabifite ni etape gusa yo kugenda mbigeraho uyu munsi mfite iki ejo nzaba mfite iki kubera ko atugenera ubuntu budukwiriye iyo ndirimbo niko ivuga yo mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza ngo amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu impamvu atabiduhera rimwe nuko ashobora kubiduha bikatugwa nabi tukagira umurenge arategura akavuga ati ku wa mbere ngomba kumuha ibi kuko nimuha na biro byo kuwa kabiri azabisesagura yibagirwe ukwezi kwa mbere nzamuha ibi kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 31 so rero ngomba kujya mugenera buri kwezi umugabane we kuzageza umunsi nzavira mu isi akatangira kungenera iby'ubugingo ngiye mu by'ubugingo niba kuva munsi navutse mfite irasiyo y'umunsi mfite ibyo nzabona buri munsi kuzageza umunsi nzimurirwa mu isi nimukiye mu ijuru akoze cyane bakunzi rero ba Seven Mountains TV muranyemera dusoreze ikiganiro ahangaha kubera ko Trésor baba yiruka ntabwo tuba tumufite umwanya munini ariko Trésor ndagushimiye cyane nanone kongera kutwitaba kandi ku mwanya wawe waduhaye Imana n'ijuru iguha umugisha kereka niba hari akandi cyangwa se hari ko warusigaje inyuma watubwira bundi tugasabira umugisha abantu bakurikiye ikiganiro tugasoreza aha urakoze ndabashimiye iki ni ikiganiro navuga cya kabiri nkoreye kuri Seven Mountain TV tuba turi hano turi kuvuga ubutumwa mujye mwumva ibyo tuvuga kugira ngo mubashe kugira amasomo mukuramo ikindi cyongeyeho dushyigikirane twambikane imbaraga nkwambike unyambike mushyigikire ngo ushyigikire duterane ingabo mu bitugu kuko nicyo kizatushoboza iyi si itangiye kutujyana habi isi iriho irasaza
abantu ntibakigira inyoto z'ijambo ry'Imana, abantu ntibagishaka kumva impanuro, abantu ntibakicyubaha abapasiteri, abapasiteri ntibakicyubaha abaririmbyi, abaririmbyi ntibakicyubaha abapasiteri cyangwa ababakuriye. Twuzuzanye, dushyigikirane, nta kidashoboka, abari kumwe Imana irabasanga. Murakoze cyane. Wadusabira n'umugisha rero hanyuma. Kristo mwami w'abami, turaguhimbaje, turagushimiye ko wabanye natwe kuva dutangiye kino kiganiro. Duciye bugufi, tubabarire, turi abanyabyaha, turi abanyantege, tugendera muri byinshi, ariko muri ibyo byose twizera umusaraba, twizera amaraso y'igiciro kinini, twizera ko twacunguwe. Ariko nubwo twacunguwe ntabwo tubikerensa ngo tubasha kubitesha agaciro. Mu gihe twacunguye twibagirwe ko tugomba kwatura muri twebwe. Rero mwana ukomeze kutweza, hanyuma abumva iki kiganiro bazabashe guhembuka, bazabashe gusobanukirwa birushije uko twabisobanuye. Hanyuma ukomeze guhereza umugisha umuvandimwe uyoboye kino kiganiro, kugira ngo azakomeze kugira ihishurwa ridasanzwe kandi rizamamara rikagera kure. Urakoze kubyumvishije kandi ugiye guhagararana n'abakurikiye kino kiganiro bakabasha kumva kugira neza kwawe imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.